sirikaratarapulupa iritimarare jitirikipare iritakuhurusiti we mwiza rya Yesu. Toka stani. Urinde wowe. Urinde. She. No. Iri sirikaratarapulupa. Iri timarare. No. Jitirikipare. Iri takuhurusiti. We mwiza rya Yesu. Mwiza rya Yesu. Shikiripara. Turuku mu masirikare tusho Rwanda. Turu maperi kadirika Kongo. Jesus. Toka wowe. 5 years of madness. Yesu. I don't want peace. Uri. Toka. Shikiripa. Irimate. Mwiza rya Yesu. Toka. It was at this moment he knew. He fucked up. Wewe bitebyawe. Uri gukora icyo aho ngaho? Njyewe se buriya njyewe nkora ibintu bijyanye n'amasafuriya, amasafuriya yatobotse, ibintu bijyanye n'amabase yangiritse, ibijerekani n'amaradiyo turakora, n'ikindi cy'ingenzi utaruzi no mu buzima bose. I don't want peace. I want problems always. Na Bibiliya zagize ikibazo twe turazikora. Urabona ko narindi mu nzira, dore aka narindi mu nzira nyine ndi kugenda nkasoza
ni radio yawe rero ubu ngubu numvisha iri kuvuga ndavuga atari kuwakatira hano nkaza nkayikora nkayikanika niwe ntacyo byaba bitwaye mwama ako kazi nta kibazo. None radio ivuga ubwiwe n'iki ko yapfuye? Ni nzima burya. None uri usanze itavuga? Ubwo ikora nta kibazo. Yesu ashimwe, ariko n'ubundi nari gukomanga, nari kuza nkagukomangira iyo nsanga udahari, nkabaza nyirayo, naho nta mutima mubi ngira rwose, ntabwo nayitwara kabisa nuko kw'Imana. Goragawa urakomanga, winjiye wageze ku radio urakomanga gute radio iri kuvuga ngaho ngiyo yikanike? Sinari nibeshye, ntabwo bizongera rwose. Ntabwo narizi ko hano haba n'umuntu kabisa, munyihanganira, ubwo nari nibeshye. Ikibazo ufite ntabwo ari ukwibeshya, ikibazo ufite ndakizi. Ikihe se kandi boss? Ikibazo ufite nako kaboko karekare, nitukagabanya kakaba kagufi ntabwo uzongera kwinjira aho utahawe karibu. Kuko ugiye kubimura boss? Abaginga mwigize abajura. Mbanje kubasuhuza rero bafana banje. Kristo Yesu akuzwe teka ryose, Yesu ashimwe ahimbazwe. Baranata, mwami Yesu naze, mwami Yesu naze. Baranata niba ariko babivuga nuko nguko, abandi navuze nyine mu dini yabo nyine ni mwihangane, gusa abakunda Yesu ndabakomeje. Reka rero mbabwire icyo narije kubabwira nyuma yo kureba iyi video. Mukomere cyane inshuti zanjye, namwe mwese mukunda gukurikirana video zanjye za Nziza Bob kuri YouTube channel yitwa Nziza Bob, no kuri TikTok Bob Chris. Ndabashimiye cyane. Nje gusubiza rero ibibazo bibiri bigenda bigaragara ku bantu bose muba mumbaza Bob bimeze bite, nje kubasubiza. So ibibazo bibiri rero nje gusubiza. Icyambere ngo se Bob nukubera iki utagiheruka gukora ama video? Ewana, ibintu byo gukora ama video rwose biragoranye cyane nkanjye. Ibintu bijyanye na kamera nyine bijya bingora cyane. Mba mfite imbogamizi z'ikibazo cy'igikoresho cya kamera. Uko kamera nkoresha ndayikodesha, turafatanya n'abakinnyi tukayikodesha, ahandi biba byanze, amafaranga nyine yo kuyikodesha nyine biba byagoranye. Niyo mpamvu mari igihe kirekire ntakoze. Ubwo iyo ngize amahirwe nyine ndakoresha telefone, ntabwo igaragara neza, bumwe nabona telefone ifatika nyine nkayikoresha, ariko ahandi nyine urumva gutira umuntu yibereye mu kazi ke biba byagoranye. Iyo ni imbogamizi ya mbere rero. Mbaye mbona uburyo bwa kamera cyangwa no kwikozesha cyangwa n'uwayiniza tukagira uko tuzabarana, najya nkora buri munsi kandi ngategura ibintu birebire byiza nyine mukeneye. Ndakeka rero mwebwe mwansagaga inbox kuri WhatsApp mukambaza, abandi mukamamagara murashubijwe. Icya kabiri rero bati ku ese niba ugira ibibazo nyine byo kubura kamera cyangwa n'ibyo byose, ntabwo uratangira guhembwa ko kumaze igihe kinini. Murabizi nyine maze imyaka igera muri natangiye 2019. Ego, ariko abantu benshi barabizi yuko nigeze kwibwaho YouTube channel yanjye, iribwa nza kongera gutangira ingiya Nziza Bob. Muvuga rero ngo kuki narahembwa, biba bigoranye ku bantu mumenyerera YouTube. Rero murabizi, abantu baba YouTubers murabizi ibintu bisabwa kugira ngo nibura YouTube itangire kuguha earnings nyine utangire kuyabona. Kubona channel yawe yabaye monetize ni ibintu bigoranye cyane pe, biragoranye murabizi. Ubu rero mubona aba subscribers 1000 bariho, mubona ko banarengaho, murabona ama views, ariko ikintu bita watch time kiragoranye. Kubona abantu benshi bareba video yawe kagira views nyinshi, ku buryo nibura mu cyumweru video yanjye ishaka ko ifite nk'aba viewers 2000 biragoye. Ni muri 700, 500, ijana, 200. Watch time rero nyine ni igihe abantu barebye video yawe, nyine igihe bayirebye. Niba ubonye iminota 10 undi akareba iminota 10 n'undi hakajya abantu batandatu bayirebye iminota 10, urumva izabivuyemo isaha, izayivuyemo iminota 60, izayivuyemo isaha. Ubwo urumva isaha imwe ku 4,000 bikenewe ni amasaha menshi cyane. Birasabwa ngo mundebere cyane, waba wayibonye rimwe wongere uyisubiremo cyangwa uyisharinge n'abandi bayirebe,
utavuga ngo iyi narayibonye, ahubwo wowe yirebe mu buryo bwo kumfasha n'amasharingi n'iki. Icyo gihe amasaha tuzayuzuza, wumve ngo igihumbi ntikiranagera, kandi igihe kiragera, hari igihe kiba kiri limiti baba baraguhaye, iyo cyagize nyine urongera ugatangira. Rero njye sinshika intege nyine, nkomeza kubikora kubwo mbikunze, ntabwo nkomeza kubikora kubw'inyungu runaka. Ndakeka ari icyo kibazo nacyo ndagishubije. Murakoze. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.